numbone gutya ngenda babaye. Pendo numu ex wanjye nkuko nabivuze, ariko natungwe no kumva ngo azabwira mu rundi ngo aramukunda kandi ngenzi ko twakundanaga. Pendo ni indyarya mbi cyane. Sibyo tugese two kuba yakunda abahungu, sibyo? Kuko nagiye mufata inshuro nyinshi ari kumwe n'abandi bahungu, yagiye gusura abandi bahungu uvuze ngo agucaga inyuma. Nicyo kintu cyonyine twagiye dupfa. Buriya Pendo twahuriye inyamasheke, ari akantu kabi ni ubwa Nyamasheke niho avuka, sibyo? Ari umuntu mubi ni ubwa umuntu mubi ubyumva ari. Oya nawe uri gukabya. Oya. Buriya tukimara guhura yambwiye ko ari umuntu ufite ubuzima bubi. Ndamubwira none reka nkukure Nyamasheke nkuzane muri Kigali, sibyo? Makunzi bacu reka ntagire mbaye kaze nkuko bisanzwe. Ni kuri Kigali 250 wenda umaze kwimenyera ntago nirirwa mvuga byinshi. Kuri uyu munsi rero twaje tubazaniye umutumirwa wundi, tubazana abatumirwa batandukanye cyangwa se abantu batandukanye ku mpande zose, tubakura mu nce zitandukanye z'umujyi ndetse no mu nkengero yazo ndetse no mu mujyi hagati. Ntago uyu munsi nirirwa njya muri byinshi, murabizi ko mbakunda kandi mbazirikana. Nshimira buri muntu wese utuba hafi, utwereka yuko udukurikirana cyane mu biganiro dukora ndetse n'inkuru tunyuza kuri Kigali 250. Reka wenda mpikaze umutumirwa wacu. Ni umusore mwiza, ni umusore wambaye neza, ni umusore usa neza, ni umusore w'umusirimu. Ntago mumuzi, ni ubwa mbere agaragaye kuri kamera zacu, ariko uko biri kose muraza gusobanukirwa, muraza kumenya impamvu hari, muraza kumenya impamvu yamuzanye n'impamvu turi kumwe muri aka kanya. Kuri guhe ikinyamenyo byagenze birambabaje. Reka wenda wibwire abadukurikiye amazina yawe, yababwire ubabwire n'impamvu turi kumwe none ahangaha dukomeza ikiganiro. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Safi, akaba ari njyewe mu ex wa Pendo. Ex wa Pendo. Pendo burya mwarakundanye? Ego twarakundanye ariko ani indyarya rabe. Tutarajya kure ni ikintu kintunguye cyane kumva yuko uri umu ex wiwe, kwemera kuza kuvuga ati ramukubwa twarakundanye turaziranye. Ndagira nkubaza ikintu kimwe. Kuri iyi saha ufite makuru yuko Pendo afite undi musore bari gukundana muri iyi minsi nawe uzwi. Pendo umenya kundana no kumenyekana afite undi musore nawe uzwi, muri iyi minsi afite shiri. Kuki waje uvuga ngo uri umu ex we muri aka kanya? Reka nkubwire njyewe numbone gutya ngenda babaye. Pendo numu ex wanjye nkuko nabivuze, ariko natungwe no kumva ngo azabwira mu rundi ngo aramukunda kandi ngenzi ko twakundanaga. Pendo ni indyarya mbi cyane. Ariko ntuzi kuvuga umuntu nabi, nawe ushobora kuba ugiye kuza niba mwarakundanye bikarangira ubafite shiri. Nese bano bose mwakundanye ni kugenda ubasiterereza cyangwa uvuga ngo baguciye inyuma cyangwa bagize bate, wimuvuga nabi muvuga uko mwakundanye ameze, utaze kubateranya cyangwa se ugasenya umubano w'abafitanye muri aka kanya. Oya ntago ndi bubateranye cyangwa mbasenye. Ibyo mvuga Pendo namufashe inshuro nyinshi, sibyo? Mufatana n'abandi bahungu ngerageza kumwihorera, mwereka yuko nabyo nabonye ariko ndamwihorera. None nge natungwe no kumubona ejo bundi ariko uzavuga kuri Kigali 250 ngo akundana na Murundi. Rero ibyo bintu byankoza ahantu nekeje n'ibintu byose agenda bura Murundi nagiye baramukunda. Uko namufatanye n'abandi nawe niko bura afite icyamukurikiye, niyo mpamvu ari kuza musa. None muri aka kanya kuki uhisemo kuza kuvuga ayo magambo yose? Nimba uzi ko Pendo mukundana, mugikundana kuki utaje ngo bivuge cyangwa se nyuma yuko ubonye kumwe n'undi muntu gutekereje ko kuvuga ko mwakundanye, cyangwa nawe uri kugira ngo uteranye abandi bana? Kuki uje muri akanya kuvuga ko Pendo mwakunda cyangwa ari umu ex wawe? Kuki bikoze nona? Urabizi nk'umuntu mukundana ntago ushobora kumubona yakoze ikosa nanyiza ngo wumve yuko wamushyira ku karubanda. Urabanza ukabyirengagiza ugasanga aho mwihorera. Ariko ngiye bitewe nuko mazi iminsi mubona acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo Murundi ngo aramukunda yaramukunze, icyo kintu cyankoze ku mutima. Nabaye akujya mu Murundi azagwe mu mazi abira nkuko nanjye nabyisanzemo, akomeza agenda anderega nyumvisha ko dukundana, nta wundi muntu bakundana, nta n'undi ateze gukunda nkuko ankunda. Navuze reka nze nshyire ukuri hanze, mwese mumenye ko Pendo ari indyarya abeshya afite icyo akurikiye. Reka wenda kugira ngo munamenye neza imva n'imvano y'ibi bintu, kuba Pendo mwarakundanye ni byiza cyane kandi ibyo ni bisanzwe ko bakundana n'umuntu, ariko ngize matsiko kugira ngo nkubaze kumenyana kwanyu cyangwa guhura kwanyu. Umuntu yakibaza mwamenyanye gute, mwahuye ryari, mukuye kwezi, mba mumaranye umwaka cyangwa se mumaranye igihe kingana iki? Tubwire hano mwahuriye we na Pendo kugira ngo mukundane, mwahuye gute ubundi hagati yanyu? Turakundana nawe arabinyemerera. Icyo gihe ndamubwira ngwino nkwiyegereze iruhande rwanjye, ndamukodeshereza inzu
y'ibihumbi 30 nkodesha amezi 260 nako uvuze ngo we yabaga muri ghetto we yabaga muri ghetto ndamugana ako ukomeze muri ghetto ngwino unyegere tujye tubona na kenshi ko mwarabanaga se mu nzu nago twabanaga ni inzu yari yegeranye naho nakundaga kuba ndi gukorera ngiye ibikorwa byanjye cyo gihe ndi inzu nayikodeshaga 30 nza kumubwira noneho reka mukodeshereze inzu amezi 2 ariko nyiri inzu ngiye kuba mwishyuye ukwezi kumwe mbanze nanjye negura ibikorwa byanjye ariko nukundi ndakumuha vuba gusa ikintu cyambabaje mu buzima nuko natungwe no kubona akunda ari kuza avuga ngo akunda mu rundi kandi azi neza ko ibyo twasezeranye tugiye gukorana mu buzima bugiye butandukanye nicyo kintu cyatumye nzanga kujya kiri kuri hanze dusasa inzo umuceri tuwumene. Uvuze ukuntu mwamenyanye mwari mumaranye agiye kingana iki mukundana hagati yanyu uregiye mwakundaniye n'igihe mumaranye amezi angahe imyaka ingahe? Hari hagiye gucaho imyaka 2. Abantu bakundana gutyo mugapfikirera umva cyangwa reka wenda nkubaza ikintu kintu mwamenye kumara imyaka ingahe mukundana nyuma y'ibyo byose wabonaga hari ingeso ugeze umubona aho basi tugeso tubi tutari twiza urumva mwaye muranye igihe kirenga umwaka kibari igihe kinini kuri wowe ku mubano wanyu wari uhagaze gute? Ushaka kuvuga ati wari mwiza byaje guhinduka nyuma yaje kumbabaza nyuma byari bimeze gute mu bana wanyu icyo gihe muri iyo myaka murundi bataraho? Pendo ntacyo namushinza natundi tugeso nagiye mubonaho sibyo tugeso two kuba yakunda abahungu sibyo kuko nagiye mufata inshuro nyinshi ari kumwe n'abandi bahungu yagiye gusura abandi bahungu uvuze ngo yagucaga inyuma nicyo kintu cyonyine twagiye dupfa ariko ukakihanganira bitewe n'ukuntu amukundaga numvaga yuko wenda igihe kizajya bigahinduka sibyo kuko ari igihe ikosa nimba ribaye ntago rigomba gukosorwa irinda ahubwo ugerageza kwihangana icyo kintu cyabaye ubashe no kuba yakosora umuntu ariko nageragezaga kuba nabimubwirane iki kintu uri gukora ntago ari cyiza nanjye ubwanye ntago kinyubahisha nk'umu ex wawe sibyo ariko akanyereka yuko nyina byumvise ariko bikarangira ahangaha ukuntu tuzi Pendo n'ukuntu twamubonye n'ukuntu agaragara abantu benshi baramukunze afite abafana benshi ariko ntitwari tuzi ko ibyo bintu byabaye byo kuvuga ngo ex we yamubabaje kuri urugero ureke wenda nkubaze ikindi kintu kuri ubu ngubu kwa wumvise cyangwa ufite amakuru yuko mu rundi bari gukundana wabyakire ucyumviye nkuru cyangwa icyo kiganiro wabyumvishije gute cyane ko wambwiye ko wabyumvishije mu kiganiro guhitamo kuza kudushaka ngo umenye neza amakuru y'imva n'imvano yabyo wabyumvishe gute ukimenya kumera ko afite ngewe nyimara kubyumva byankoze ku mutima ariko nabyakiriye vuba bitewe nuko nari imuzi n'undi nakageso ko gukunda abahungu kuko hari igihe umuntu afite ingeso iyo umuntu afite ingeso biragoranye kuba wamukura mu icyo kintu buriya yavuga ngo ingeso ipfa nyirayo yapfuye sibyo mena navuze ni akujya akomeze agenda arerega abahungu reka ngiye nkirukura hagaragara byibura n'abandi bose agenda abwira ko abakunda bamenye yuko Pendo nakuragira icyo akunze nuko azafite icyo gukurikiyeho kuko abaye nta kintu gukurikiyeho ntago yakwirirwa azakubwira ngo aragukunze. None se ubwo wowe mu gukundana kwanyura kikahira gukurikiye icyo wari ufite akazi keza wari ufite amafaranga ni iki kintu wamuhaye kuryo avuga ngo yaragukurikiye icyo kintu nanone ntumuharabike ntuze gusebanya uvuga ibintu byabaye byaribyo kuko nawe tuzamushaka wenda ikindi gihe tumuganirize twumve koko n'ibyo bintu byarabaye tubwire nk'ikiye kintu wabonaga gukundira akavuga ati uyu musore ndamukunda ariko ndamutendeka mfite undi nkunda ni ikihe kintu ubonaga kiri gutuma gukunda ikintu Pendo cyatumye ankunda akumva yuko anyiyumvisemo nkuko nabwenge nyina filime we yaravuze ati ndi umusitari nkora ibi sinema nyarwanda nawe ashaka ko nazamura izina rye muri rusange sibyo buriya Pendo twahuriye inyamasheke ari akantu kabi ni ubwa Nyamasheke niho avuka sibyo ari umuntu mubi ni ubwa umuntu mubi ubyumva ari oya nawe uri gukabya oya buriya tukimara guhura yambwiye ko ari umuntu ufite ubuzima bubi ndamubwira none reka nkukure Nyamasheke nkuzane muri Kigali sibyo ndamuzana muri Kigali ndaza ndamusirimura uvuze ngo namukuye mu cyaro aho ngaho iwabo muzana muri Kigali yego ninjye yamukuye mu cyaro muzana muri Kigali amaje kujya muri Kigali atangira kubona abasitari yumva ko yabyimbye abasireye birenze na sire none ngi ikintu kimbabaza nukugenda nsebya ngo nta kintu namufashe nta naho tuziranye nta numu ex afite na we tubwiye ko nta numu ex afite nta numuntu bigeze bakundana na rimwe ko uwa mbere mu rundi rero banyine bakundanye ntago nari ko hari umu ex we ntago nari ko hari undi muntu bakundanye nyuma yo kuza yo kuva Nyamasheke ukamuzana muri Kigali hari akazi waba waramushakiye cyangwa warakomeje uramutunga gutyo agenda ubuzima bugenda buza kugeza haje kumenyana n'abakinnyi ba filime ari naho mu rundi ari naho bahuriye
urumva nk'umuntu ari imvanye mu cyaro nagombaga kubanza kumwitaho akabanza agasirimuka sibyo ntago nari guhita mufata muvanye mu cyaro ngo reka mushakire akazi umuntu uvuye mu cyaro nawe urabyumva nta kintu na kimwe abazi ntago abazi iyo biva niyo bijya narabanje mwitaho ndamusirimura nyine ku buryo nawe bose bamubona asirimutse ni njyewe ni byose ni njyewe wabikoze sibyo ni njyewe sibyo ikintu rero kimbabaza ngiki ni ukuba agenda avuga ko nta kintu namufashije ni njyewe yamuvanye mu cyaro ndamusirimura irasura afite ntago yari ayifite nicyo none mbere yasaga gute cyangwa aramize gute akiba mu cyaro aho ngaho wibyi kubabaza nyine bibaho nyine gukunda umuntu nyuma akakuyakanira ibyo nibisanzwe tubwire akibaho ngaho Nyamasheke yarameze gute rero kuko ubu ngubu ni umwana mwiza usirimutse cyane umukobwa mwiza pe niko nabyita ariko urumva kuba yaragutera nshaka akakwihinduka ntago tubizi neza nimba nabyo uvuga ari ukuri tuzamuganiriza nawe ukwe atubwire se byagenze bite kuri ubu rero kuri uyu munsi yahuye na Murundi yatubwiye ko bahuriye muri filime Murundi yatubwiye ko bamenyaniye muri filime sinzi uko yitwa ariko biri kose yatubwiye ko ari ahantu bahuriye kuri wowe rero kuri ubu ngubu uhagaze gute ubu uri wenyine umukunzi wawe yatwawe n'undi sinumva nimba Murundi mumuziranye sinzi nimba mwari mwanahura Murundi murazira Murundi ntago ndamenyana nawe bihagije ntago navuga ngo ndamuzi bihagije ntago murahura mbese ntago turahura namwumvishe gutyo penda ari kumubwira ati nagukunza azamusanga aho niho namumenye ubundi sindahura nawe ngo tube twaganira amaso ku maso muramutse muhuye na Murundi rero wamubwira iki uhuye ugize amahirwe wenda ugahura nawe nk'umuntu wagutwariye sheri nk'umuntu wagutwariye umukunzi wabyakira gute cyangwa nihe jambo wamubwira ukimubona bwa mbere Murundi ikintu nge namubwira nabanza nkamubwiza ukuri sibyo akamenya uwagiye gukunda uwo ari we hato nawe atazamukora nk'ibyo yankoze kuko ndazi neza ko penda ikimuzanye ni ibyo wenda uwo Murundi afite nubwo namuzi sibyo namara kubona ibyo afite aramuterana nk'uko baterana agapira sibyo nawe niko bizagenda nabanza nkamugira inama nkumva uko abifata nge ntago nababazwa nuko Murundi agiye gukundana na Pendo sibyo byananshimisha ariko ntago byanezeza bivuye ku mutima inyuma ni watubwiye ibi gusa bya Pendo ntatubwiye mu buzima mwabanyemo ndagira ngo tubwire mu byiza watubwiye ibi nyine n'umujinya ufite n'uburakari ariko uko biri kose hari n'ikiza cyangwa ibyiza gukoreye nk'umukunzi we mwabanye mukimara kumenyana ntago byose ari bibi uko biri kose mbwira nk'ibintu nka bibiri wakundiye Pendo nyine mugikundana nyine ukimukunda bino bya Murundi bitaraza wamukundiye iki Pendo nyine ibyiza bye kuko uko biri kose nta muntu bamubo ahantu hose cyagiye mugikundana ni ibihe bintu byiza yagukoreraga cyangwa yigeze akora bikagushimisha Pendo tukiva mu cyaro yaje ari umwana mwiza sibyo mwiza ku mutima nubwo inyuma yari mubi sibyo nawe uri gukabya wiseka nge birambabaje yaje ari umuntu ufite umutima ankunda nyereka ko ankunda pe ariko yari atarasirimuka aho amarire gusirimukira rero yatangiye kugenda nyicaho ariko iyo twajyaga mu kintu ndakeneye kimusaba amafaranga uwo munsi yabaga ari umwana mwiza yarankundaga nanjye nkibaza Pendo yabikuye he bikandinga rimwe hari akantu yigeze yankorera icyo gihe yashakaga kwita agakora umusatsi nyine agasirimuka nk'abandi bose sibyo agasuka uwo munsi nari mvuye muri proje zanjye nkora mu buzima busanzwe naraje nyakirira mu muryango nibwo byari nibwo bwa mbere byari bibaye ninkubwa nibwo bwa mbere byari bibaye byumve aramobera nanjye numva yuko kabisa se Pendo ibintu byabikuye he ubwo nyine nawe ndaterura tugeze mu nzamwe ati none se sheri amafaranga wayanzane urumva nk'umuntu ari maje kumakeya byose nagombaga kwirekura ahubwo ari ntayazanye niyo nawe mfite nari kwemera nkayaguza ariko kugira ngo abone yuko nanjye mukunda bivuze ngo gukundiraga utwo dufaranga duke nawe wihigagaho ukatumushyira akiyitaho nawe nicyo kintu mbese yaragamije icyo nicyo kintu nabonaga yaragamije kuko iyo yageraga imbere akabona undi ufite amafaranga ubwo muri akansi twabaga turi kuvugana neza ubwo iyo yahazaga ufite amafaranga arenze kuri duke mfite ubwo nyine twabyaranaga abo ngabo Pendo rwose si ibintu uvuze ntago numvaga ko ari ibintu byaba kuri Pendo kuko agaragara nk'umwana utuje witonda rwose ariko umuntu ni mugari ntawamenya ariko uko biri kose tuzashaka nawe ubwo tumuganirize twumve icyo bivuga ko niba ari ibintu byabe byanyabyo reka wenda nkubaze kuva mwatandukana cyangwa se kuva wamubana na Murundi ntago munongera kuvugana na Pendo kuva natandukana na Pendo ntago nongera kuvugana ndanamuhamagara nashaka kunyitaba sibyo ariko mu gutandukana kwanyu ni kwa kundi umuntu abyuka se agakuraho telefone ukabona ntavuze cyangwa mwabanje gushwana hagati yanyu
hagati yanjye nawe ntabwo twigeze dushwana nk'uko nakubwiye nabonye ikiganiro yakoranye na Murundi ntabwo nigeze mbimwereka ko nabimenye sibyo abo bwarakeye ndamuhamagara telefone nsanga nayiriho bigeze mu masaha y'igicamunsi ndamuhamagara telefone icamo yanga kunyita ndibaza se umuntu byagenze bite ko nigeze mwereka yuko namenye ibyabaye gute yakora ibi yabaye iki kujyana n'ubupendo sindamuhamagara ngo anyitabe nicyo kintu kiri kumbabaza ndibaza yabaye iki aramutse kwitabye se ubwo bundi mwavuga n'iki abantu batandukanye kugira ngo bongere basubirane biragoye urumva aramutse avuze ati arakwitabye urumva mwaganira iki hagati yanyu kuko mwaratandukanye ntuzi ikintu cyatumye agenda ariko impamvu yo nuko wabonye ikiganiro akoze ari kumwe n'undi mushiri we mushyashya rirakwitabye akavuga ati ni Pendo muvugana ni irihe jambo rya mbere wamubwira ijambo nabanza kumubwira mbere nanza nkamubaza ese ni igiki nagukore gituma nkora ibi ngibi nicyo kintu nabanza nkamubaza kuko bura hari igihe wenda umuntu akora amakosa nabimenye sibyo kuko umuntu ntago yimenya amenywa n'undi nabanza nkubaza icyo namukore cyatuma nkora ibi ngibi nk'umuntu wavuye mu cyaro akaza tuje kubaka ubuzima nk'uko yari abinsabye ko abayeho nabi none yamara kunsobanura gutyo nkamubwira okay nimba ariyo nzira uhisemo nta kibazo kuko buriya ntabwo ushobora guforosa umuntu mu bintu bitamurimo n'undi iyo ugiye kumustressa cyane mu byo agiye gukora n'ahandi ibyo mugiye gukora byose birabagora amaje kumbwira gutyo ngo okay komeza inzira wahisemo nanjye ubwo unyigishije irindi shuri kwiga ntabwo ari kuvuga ujye mu ishuri gusa wandike sibyo n'ubuzima tubayemo nabwo ni ishuri nawe aranyigishije kaminuza ubu ndayirangije kubera ibyo anyigishije ubu butaha nta wundi mukobwa napfa kwizera nk'uko byari byoroshye reka wenda tube dutandukire gato ndabona ufite imijinya myinshi use n'udohoka Pendo tube tumuretse gato tujye ku buzima bwawe bwite ku buzima bwawe busanzwe rusange watubwiye ko uri umukinnyi wa filime ni filime wagaragayemo cyangwa se uri kugaragaramo muri iyi minsi izwi cyane niye filime ndi kugaragaramo muri ino minsi izwi cyane ni filime bita Gashoza Ntambara niyo ndi kwakitingamo muri ino minsi inyura kuri channel yitwa niyo TV 150 ariko hari n'indi ndi kwakitingamo inyura kuri X-Nation ibita Abasangwa Butaka baba muri Karahari mu busanzwe akazi ukora no gukina filime yego mu busanzwe akazi nkora no gukina filime no mu ndirimbo nabyo uranja uraririmba se ntago ndirimba ariko muri clip ngiye ngaragara uhubwo ufite izina rikomeye rushani rya Burundi ujya muri clip z'abahanzi yego nihe ndirimbo wagiyemo rero uyu muhanzi runaka ugaragaramo kugira ngo n'umuntu ukubonye umuntu ubonye mu ex wa Pendo avuga ati burya ndumwagtere mu ndirimbo ndetse no muri filime nihe ndirimbo indirimbo nagaragayemo ni indirimbo bita Urukundo ntago irasohoka ngo ujye hanze ariko amashusho bavuye kuyafata vuba aha bayita Urukundo ni ya MC Tino nta muntu utamuzi urumva ko n'ubusanzwe ufite izina sinzi impamvu yavuye iwawe n'ubundi ufite izina uri umukinnyi wa filime akajya kwa Murundi ubu nari rihe tandukaniro kuba yarakuvuye akajya kwa Murundi ni ikihe kintu ubona hagati yanyu mwamutandukaniye ku byo cyatumye akureka agasanga Murundi kuko Murundi nawe n'umusore nawe akina filime nawe n'umukinnyi wa filime sinzi impamvu mutaziranye ariko uko biri kose hari ikintu wenda nk'umuntu mwakundanye imyaka 2 wakeka ukavuga ati icyo tunagenda ni iki ngicyo akansi kuko mwese murazwe niba ari izina wari urifite nimba ari Murundi afite izina tubwira ikintu cyeka wumva cyaba cyaratumye Pendo gucika ikintu cyatumye Pendo ancika ni ikintu kimwe nuko yarazi ko amaje kurya utwanjye dushize abona yuko ibyo azaza nyine atazajya bibona bite uri kuvuga itwawe nkogena ubu Pendo n'umukozi w'ibyinyo ni kushatse kumwita ni nkaho ariko nabivuga kuko uri kumusenyera izina niba umuntu mwarakundanye wenda twudufaranga ko baratumuhaye dukeya wenda ukaza kwitangaza ukavuga ati yandiye amafaranga icyo gihe uri kumusenya uri kumuteza abantu ntago uri kumva kuri kumutuma agaragara nabe imbere y'abantu kuko afite abafana benshi hari abantu bamukunda ntago uri gukeka yuko uri kumusenyera izina yubatse no kuba ari umukobwa ukavuga ngo akunda abagabo cyakunda abasore ibintu nk'ibyo ntabwo uri kumva kuri kumuvuga nabi mu bantu be ukumva ko hari ikibazo none se tubona ukuri tuzaguhishe ngo nuko ngo dushaka gusenya ibihari ntago wabona ukuri none se nawe ntago wanezezwa nuko ugenda ubona mugenzi wawe bamukoroga uko bibone sibyo ibyo nawe ntago byagushimye ariko uvuze ukuri biramubabaza cyane n'abandi bakagira uko bamwakira ariko bigahinduka na ya sanse bamubonaga mugasanga
itandukanye nuko yagenda yibwira buri umwe wese uko ari kandi atari ko ari. Rero ndumva kuba mvuze gutyo ntago nkoze ikosa ahubwo njye naje nje gushyira hasi ukuri kuri Pendo kose. Ni irihe jambo wabwira Murundi rero muri aka Murundi uri kumubwira neza cyangwa uri kubushaka kumuvugira nk'umusore mugenzi wawe kugira ngo atazahemukirwa nkuko wahemukiwe? Ni irihe jambo muri aka wabwira Murundi nk'umuntu uri gukundana n'umu ex wawe cyangwa se n'umukobwa mwakundanye? Ni irihe jambo wamubwira? Icyo namubwira, urabizi ko iyo uri mu rukundo bigishyushye nta kintu utakora, n'ibyo bakubwira byose ntiwabyumva. Gusa icyo namubwira abanza ashishoze Pendo kubyamubwira no kubyamusaba, sibyo? Namara gushishoza wazifatira umwanzuro, ariko ntazatandukire bitewe nuko we azamwiyereka uko ari. Hari ukuntu yorosa uruhu rw'intama ariko inyuma uri ikirura, sibyo? Nashobora kuza amusekera akamwereka yuko amukunze kandi adakunze ahubwo akunze ikimurimo indani, sibyo? Iyo mvuze ikimurimo indani ni mu buryo bw'amafaranga, yego, kubyatunze ku butunzi afite, yego. Reka wenda nkubaze ikindi kintu, nk'ubu dufashe Murundi tukaguhuza na Murundi, wabyishimira? Murundi urumva ni umusore ukundana n'umukobwa wakunze, ni umusore ukundana n'umu ex wawe, tuguhuje nawe urumva ni inama ushaka kumugira bijyanye nuko uzi umukunzi wawe yarameze. Tuguhuje nawe tukazabahuza mukaganira, nimba ari ukumugira inama ukazimugira, niba ari ukumubwira ibyo mu ex wanyu ukabimubwira, hari ikibazo? Ngize amahirwe tugahura mbona nkubone byanezeza, kuko wenda n'agahinda kose mfite Pendo yaneye nabasha kuba naruhuka. Baravuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata. Nanjye rero ubwo muri ako kanyaba nshaka gukira indwara byibura nkumva ko nduhutse muri nge bitewe nuko muri turi kumwe mu ibyambayeho, nkamubwira nawe akagomba kwitondera Pendo mu byo ari gukora byose. Umuntu ashobora kugira ngo nakagambana uri gukorera Pendo, kuko urumva ntago umuntu wese mwakundanye ariko umushyira kwitangazamakuru. Uje none uri kuvuga ko ibyo yagukoreye bitari byiza, nta kintu kizere kimwe ugeze uvuga ati twarakundanye mu gihe twe tumenyiza yari kunyitaho ke yarazimaga. Kuri uyu munsi uri kuvuga nyine Pendo magambo mabi, warababaye, ariko kuki wifuje kuba wabishyira hanze rero? Kuki wifuza kuvuga ati reka njye kugaragaza ko Pendo ari kubeshya, Pendo ari indyarya, ari kubeshya Murundi? Kuki wifuza kubigaragaza aka kanya ubu nona? Kuki imbere utaje mugikundana kuvuga ati burya ndumusheri wa Pendo, ukabuje muri aka kanya muri situation kuko Pendo ari kumwe n'undi musore bari gukundana? Ibintu byageze mu itangazamakuru byarenze urundi rwego, sibyo? Bitewe nuko nge yambwiraga yuko ankunda akagenda nsebya mu bandi tirura nago dukundana naho muzi, wumva byari bikiri hasi. Rero ubu byarazamutse byafashe urundi rwego. Niyo mpamvu nari navuze nikanifashisha itangazamakuru na babandi bose yagiye abwira bamenye yuko Pendo ari umu ex wanjye, bitandukanye n'ibyo agenda babwira kugira ngo nanjye numve yuko mbohotse, uko nago nanjye nambwira ngo yarakubeshye n'ibyakumvikana. Pendo twaramuganirije atubwira ku bindi bintu by'ubuzima bwe, atubwira ku bya onkere we, ni byinshi ntago nabisubiramo, ariko atubwiye ukuntu onkere we ngo yajyaga ngamusambanya kiri umwana. Ntago yatubwiye mu cyaro, yatubwiye ko onkere yabaga i Kigali. Ubwo urumva ko niba nagira ngo nkubaze tubwire neza koko n'ibyo bintu byarabayeho, kuko aho ngaho Nyamasheke wanyu ibyo bintu warabyumvishije muri famiye yabo cyangwa iwabo, cyangwa hari ikindi kintu waba bize? Uko yararize atubwira inkuru ikomeye ibabaje, yanyuze mu buzima bukomeye pe cyane, ariko nagira ngo nkubaze nk'umu ex we, urumva nk'umuntu wagiye ukamukura iwabo mu cyaro ukamuzana muri Kigali, ushaka kuba hari andi makuru bifiteho cyangwa se hari ikindi kintu bizo byo bya onkere we? Ese onkere we ngize muvugana, ese uzahana atuye ibyo ubizi gwiki? Ibyo bya onkere we ntago nigeze abimbwe, yarabimishe, sibyo? Nge ntacyo mbiziho, no mwiyo myaka yose twabanye niyo najyaga iwabo mwizo karitsiye, ibyo nabyo nigeze numva. Keretse wenda nimba wenda ari uburyo ari gukoresha kugira ngo wenda abashe kwigarurira umutima wa Murundi, ariko ngewe icyo ngicyo nta kintu mbiziho, nabyo nziho pe. Rero niba byaranabaye yanze kubikubwira nk'umusheri wakunze, kuko iyo bikubwira byari kukubabaza uko biri kose, byari kukubabaza bikagutera ikibazo. Noneho kuri ubu ngubu rero kuba uvuze ukibohora ukavuga ijambo rikuri ku mutima ryakubabaze cyangwa se rikukubabaza, urumva mufite mu mutima kuba uvuze cyari kibabaje? Okay, ngewe nago mvuze ibyanya byose ngo numve ko mbohotse. Nzabohoka ariko nawe wenda na Murundi cyangwa se n'uwo Pendo nayo turi kumwe gutya twicanye twese uko turi batatu hagati yanjye na Murundi, noneho tugasasa inzobe nkavuga ukuri kwanjye kose, niko nzumva mbohotse muri ngiye, kuko ubu ndacyaboshye muri ngiye. Ntago uri kumva wisanzuye ku bintu umaze kuvuga? Ubu ndumva nyine ndacyafite uburakari nk'uko ubibona,
ntago nabasha kwibohora ngo mvuge ukuri kose, keretse abo bose turi kumwe amaso ku maso twicaranye, nkamenya ukuri na mundi akamenya ukuri kwe, kugira abashe kumenya uko yitwara mw'uru rugendo. reka wenda nzashaka Murundi ikindi gihe mbahuze tubaganirize twumve neza Murundi nawe agira ikintu atubwira ku magambo akomeye uvuze, agira ikintu atubwira ku bintu tuganirije bya Pendo bya sheriwe cyangwa se ex wawe, nawe twumve ikintu ivugaho. Reka wenda turi gusoza ikiganiro, gira ikintu ubwira abasore bose bafite umusheri umeze nk'uwo wari ufite. Gira ikintu ubwira abasore, gira ikintu ubwira buri muntu wese nyine ukuri iki kiganiro. Urumva uri mu kinywa filme, ujya mu ndirimbo z'abahanzi, uri umustar nawe ufite zina, ubwo uragira ikintu ubwira abafana bawe ku ruhande, ugenda ikintu ubwira abantu bari barakunze Pendo, ko Pendo yaramaze kugira abafana benshi batandukanye, abantu bamuga ati Pendo komerezaho Murundi turamukunda, muzabana, bafite na gahunda kujya i Burundi. Wari ubizi? Njye nabyo narinzi byose, izo zose ni inkuru cyase. Murundi azajya na Pendo wabo, baranabiganiriye ko bazajya i Burundi akajya kumwereka ababyeyi. Ibyo ntago wari ubizi? Ibyo nta kintu na kimwe mbizo, si ibyo ahangaho bimbwiriye. Urumva ni byinshi byapanzwe utazi, ariko ni byiza ubwo wenda wahisemo kuvuga ati reka njye kwitangazamakuru ngira ikintu mbivugaho, nk'umuntu wari uhazi, nk'umuntu uzi neza umusheri twakundanye cyangwa Pendo. Wenda reka turi gusoza ikiganiro, ugira ikintu ubwira abafana bawe bagukurikira kuri filime ukina, abafana bawe bagukunda cyangwa se bakonye hano bwa mbere, abakunzi inkuru utanze cyangwa ukuri uvugishije, ariko nkubwira ko nzashaka Murundi nawe nkabahuza, cyangwa se na Pendo nkamubaza ku bintu byose watubwiye. Gira ikintu ubwira abakunzi bawe n'abasezera dusoza ikiganiro, ubwo tuzongera guhura, nagize amahirwe yo guhura na Murundi. Mbere na mbere ndabanza kubashimira bo mwowe uri kurira kino kiganiro kiri kunyura kuri Kigali 250, mbasaba kukumva ubutumwa buri mw'iki kiganiro nkoze, buri wese akuremo isomo, cyane cyane ku bahungu bakunda abakobwa, bakaza babiyorobekaho, sibyo, bakabereka yuko bari kumwe ariko bafite icyo babakurikiyeho, sibyo. Nago ikintu cyose ko umukobwa aje akakikubwira ariko ugomba kugitwaza, nawe banza wicare ushishoze wumve niba kuko ibyo akubwiye ari ukuri, ahubwo ataje aje kukuryari. Ikindi nsaba abafana bankurikira kuri Niyo TV 150 bakomeze badushyigikire, bagiye bakora subscribe, share, comment, natwe niduteze kudohoka kubaha ibikorwa byiza kandi binogeye amatwi. Yego. Icyo ubwira abafana ba Pendo rero, abakunzi bamukunze mu nkuru ye y'urukundo, bamukunze mu nkuru yatangaje we na Oncle, gira ikintu babwira nk'umusheri wawe, ugira ikintu ubwira abakunzi be. Icyo nabwira abafana ba Pendo, uriya umuntu nagukorera ikibi ntuzamwiture ikibi, ahubwo ujye uhora umusabira ku Mana, urugendo agiye gutangira ruzamuhira, Imana izamushoboze, imuhe imbaraga zirenze izo yari afite ari kumwe na wundi. Icyo nababwira rero, bakomeze n'undi bamukunde nk'uko bamukunze. Burya ikosa ntago rihorerwa irindi, ikosa rihorerwa kubabarira, sibyo. Nago kuba nkize hanze ibyabaye byose kuri hagati yanjye na Pendo bisobanuye yuko bamutererana, sibyo. Bakomeze bamube hafi, banamuganize, bamubwire yuko ibyo akora atari byiza, nyine atagomba gukomeza kugenda atandukira wenda hagati ye n'undi bari kumwe, sibyo. Ashobora kuba ngiye atankunda ariko yikundira uwo Murundi, ariko nazateshwe ku nshingano nkuko yabyiyemeje. Gira ijambo ubwira Murundi, umukamara akanyene bari kureba ikiganiro cyacu, gira ijambo ubwira Murundi ubundi dusoze. Murundi icyo namubwira cyo, ndamukunda, nubwo aribwo bwa mbere wenda mwumvise, nsanzwe mwumva, ariko mu bigendanye no kubonana gutya siturabonana. Kuba akundana na Pendo bitumye mukunda kurusha uko namwiyumvagamo, sibyo. Nago namurakara ngo nuko yantware ex, sibyo, ahubwo ngombe kiremo imbaraga mwereka yuko ntacyo bivuze, nta nicyo bintwaye, nta nicyo bigiye guhungabanya ku buzima bwanjye, ngomba kubyakira. Nakomeza rero akavuga ati Pendo ndamukunda sinamureka, wisho ntarirwa. We nakomeza akavuga ati Pendo ndamukunda sineze kumureka, namubwira ni courage mu byo uri gukora. Buriya umuntu wamugiriye inama nabashe kuzikurikiza, uramureka nawe yemera abonye, ubwo nawe azemera abonye, kuko ashobora kuvuga ati wenda arimo aramuharabika kuko ari ex we. Reka ngushimire ko wemeye kuganira natwe, nizire ko ubutaha nyuma y'wenda feedback z'abantu uzatubwira, tuzakorera ukaza ukatuganira, ukatubwira uko byagenze. Pendo rimba nyuma araguhamagaye nyuma y'ikiganiro mbyo uzabitubwira, reka nkubwire ngo urakoze cyane. Yego, namwe murakoze, ndabashimiye kubw'ikiganiro cyiza twagiranye nka Kigali 250, biranejeje
kandi nanjye mbemera yuko igihe cyose muzanyenera kuza gushyira ukuri hanze kuri Pendo nanjye nditeguye nzaza. Urakoze cyane rero bakunzi ba Kigali 250, ndabashimira cyane kwa mutureka ko mudukurikirana. Abakunzi ba Pendo ntimugende kuko wenda ibintu bye byagiye hanze, uko biri kose nawe afite ukundi kuri kwe azatubwira, tuzamushaka nawe tumubaze ku giti cye arabyumva ate se koko ibintu X wavuze nibyo cyangwa si byo, uko biri kose tuzagira tumenye kuri gahoro gahoro, tuzashakana mu rundi tumuhuze n'uye muvandimwe, tumenye neza ukuri kwabyo, tumenye umuntu uvugisha ukuri wari, kuko burya hari igihe abantu bitana ba mwana umuntu akavuga undi nayo nyamara afite ikindi kintu kimuteye. Reka mbashimire babwira ngo turakunda cyane. Ciao ciao.